nyaboneka nimuze tubyara abo dushoboye kurera. Uyu mubyeyi yitwa Kanyoni, intanga ze iwe zaruzuye, asigaye acangamo akagenda zinyanyagiza no mu nzira, ari kubyara abana hanze. Umva Zida, weno hano. Uyu mugabo Kanyoni kubera ko yari yarabyaye abana benshi cyane, umwana we yajyaga kugera mu myaka 25 agahita amwirukana muri urwo rugo, akajya kwangara, akajya kubaho nabi mu buzima butari bwiza iyo mu miji. Niko se Zida, uruzajya ushimishwa no kubona barumuna bawe na bashiki bawe bakura nk'isabune? Wavuze ngaho reka. Aho jyanjye nshaka kugenda ntago ngikeneye hano. Uyu mwana papa wakimara kumwirukana yahise agenda i Kigali, agenda atazi yajya, agenda atazi uwari busange, cyane ko nta n'umuryango cyangwa famiye yagiraga i Kigali. Namwe byo mu mujyi murabizi, hagiye hari ubuzima bugiye butandukanye, yaba abanywa tabi, abarucuruza, abakora business zigiye zitandukanye. Yo chiri bimeze Shaman, dini nagiri kugenda presinze ukuntu byagenze. Chabda byo kuvuga ngo diru yaranze, ni gute ngiye ngo yereza mission ukamvira ukazuri kumvira ngo yaranze no gushaka kundi buryo twabikuramo naho bundi diru byaranze nakiri. Wape man, ibyo nago wabinjira man. Uyu mugabo Epa n'uyu mukozi we bose bakora umwuga wo gucuruza urumogi, ndetse kugira abajishe polisi bayobye n'uburari, bagenda bagafata abana b'abandi baba bari ku muhanda ababyeyi babo birukanye, ubundi bakabahereza ibimogi, akaba ari bo bajya kubicuruza. Ayo bakuyemo bakayazanira bano nabo bagakuramo makeya bakayabahereza, andi bakayifunga. Aba bagabo polisi yirirwa ibahiga ariko yarababuze, ndetse n'ikimenyimenyi uyu munsi polisi yabirutseho igihe bari bagiye gutanga urumogi, bagiye kuruhereza abana ngo bajye kurucuruza nk'ibisanzwe. Ubundi polisi irazi bambura ibyo bimogi, kubw'amahirwe polisi birukaho niyabafata baba bacitse gereza gutyo. Imari nagomba ndi kukubesha, deba nk'ubushize polisi yabyivanze mu yanyirutse nyakudupfunyika dutatu, none deba n'ubu ngubu yabyivanze mu yiri biranyirutse. Tugaruke kuri wa musore wa Kanyoni, papa we yaramaze kwirukana ngo muvire mu rugo, cyane ko yaramaze kubona amaze kubyara abana benshi, ukabona ko nta bundi bujya ari buze gukoresha usibye kwirukana umaze gukura, ubundi agasigara abandi batoya nabo bakeneye gukura. Bimeze biti mwana uyu munsi murabona ngiye nanabara. Ibyatinze uwo musore yaje kurara ingangi, gusa icyo atarazi iyo ngangi yaragiye kuraramo yari y'abandi barara, harimo umukuru bayoboye witwa Rodrigue. Nemuretse gato mbere aguruka wagaswira. Guhera ubwo bino birara byafasheho n'umusore biramukubita hafi yo gupfa, nuko biza no kumwambura ibyo yari afite byose, ubona ibimusiga aho ngaho birigendera. Uyu musore amaze gutora agatege yahise ahunga ava aho ngaho, ahungira kuri ba bacuruzi b'ibiyobyabwenge ngo bamufashe. Gusa icyo atarazi, aba bacuruzi b'ibiyobyabwenge ahubwo nibo ba boss baba barara n'ubundi bari kumuhondagura. Gusa ibi ntago yabimenye, ahubwo yakomeje kubaka ubufasha no kuberekera ahantu ibyo birara biri. Umwe yagiye imbere mu buryo bwo kuyobya imirari, undi asigara inyuma ye ntiyabimenya, ahita amuturuka inyuma, ahita amufata umunigo, ubundi undi araza ahita amukubita ikofe. Uwo musore ahita acira amenyo vuba na bwangu. Ko nawe mbona se we gashubutise. Ntibyatinze nyuma y'iminsi mike kwa Kanyoni, igihe yari ari kurya igisheke, yumvisha amakuru atari meza ku mwana we, avuga yuko umwana we yarangije gupfa. Itangazo ryo kubika polisi y'u Rwanda irabika umwana uri mu kigero cy'imyaka 18 witwa Ibisanzwe Zidane mwene Karyokuri Kanyoni, asanzwe yishwe cy'agashinyaguro mu mihanda y'umujyi wa Kigali. Yesu we, uyu mucanyi nazagize Kigali gute? Ndi papa wawe narakubyaye nukazajya undusha. Nimba mvuze ngo ugende, ndeba nk'ejo bundi mama wagiye kubyara kandi kana, akazabaho utese ukira kumba kugenda ugaha n'abandi inzira. Ndibutse rata. Yesu we, none nimba ari byo ko nikoze mu nda, oya reka njye Kigali. Uyu mubyeyi yibutse kugira impuhwe byarangiye, yibuka inshingano ze n'ubundi amazi yarenze inkombe. Ngende uyu mubyeyi nari kwisigarira hano kuko n'ubundi nta nicyo yaragiye gukorayo. Reka mbaze wowe uri kureba ino video, muri ibi bintu bibiri waba ushimishijwe no gukora iki? Ese waba ushimishijwe no kubyara ukuzuza isi,
noneho nyuma ukajya ufata imyanzuro nk'iya Kanyoni ukirukana umwe kuri umwe kugira ngo abandi basigaye babone ubuhungiro, babone ukuntu bakura. Cyangwa se wajya ukotorora intanga zawe ukajya ubasha kubyara bake ushoboye kurera? Subiza muri comment. Iyi ni intego yacu tugezaho zino video n'izi nkuru, bibutsa gukora subscribe, like, share and comment kuri iyi channel, ubundi dukomeze kubana umunsi ku wundi.